amajyambere aratunguranye. Waba wigeze wibaza uko ushobora kuvugana n'ikoraniro ry'ubwenge rigufasha buri munsi? Uramutse ushaka uwagufasha gutegura gahunda y'umunsi, kwandika email, kwiga amasomo cyangwa no gushaka igitekerezo cya business, byose hari igisubizo kimwe. Iyo ni ChatGPT. Muraho neza, nitwa Emmy, channel ye yitwa Emmy Tech, ni channel yigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga. Kuri iyi channel ndabagezaho mu buryo bwo gukoresha ChatGPT mu buzima bwa buri munsi mu Kinyarwanda. ChatGPT ni umujyanama wawe wihariye. Ufite igitekerezo cyihutirwa, ushaka gusobanukirwa ibintu runaka, ushobora kubaza sobanura impamvu umwuka dufite ari ingenzi ku buzima bwacu, cyangwa menyesha uko nakora igikoni cyiza cy'ifunguro rya nijoro. ChatGPT igusubiza mu buryo bwihuse kandi busobanutse. Mu kazi ka buri munsi, ChatGPT ntabwo yatanzwe, naho irahari. ChatGPT yagufasha kwandika email, gukora raporo cyangwa gahunda y'akazi. Urugero, andika email saba ikiruhuko cy'icyumweru kimwe ku kazi, cyangwa tegura gahunda y'akazi y'iminsi 5. Ibi byose biragufasha gutunganya igihe no kwirinda stress. Mu myigire n'imyigishirize, ChatGPT naho urayihasanga. Abanyeshuri bashobora kuyikoresha bashaka ibisobanuro ku masomo. Sobanura isesengura ry'inkuru ndende mu Kinyarwanda, cyangwa nsobanurira theorem ya Pythagore mu buryo bworoshye. Ababyeyi nabo bashobora kuyifashisha bigisha abana babo mu rugo. Mu gutegura ibintu byihariye, ChatGPT ushobora kuyibaza uti: ushaka gutegura imbwirwaruhame y'ubukwe cyangwa gahunda y'ibirori? ChatGPT igufasha kubitekerezaho neza. Andika imbwirwaruhame y'umubyeyi uha umugisha umwana we, ndetse no gutegura inama y'akazi, ibirori by'umuryango n'ibindi. ChatGPT muri gahunda y'umunsi no kwirinda gusesegura no kwirinda kuba wapfusha umwanya wawe ubusa, ushobora kuyibwira uti: tegura gahunda y'umunsi, harimo amasengesho, akazi, kurya no kuruhuka. Ibi bigufasha kugira ubuzima burambye kandi bwubakitse. Gutekereza udushya no kwihangira imirimo, ibi ChatGPT naho ntihasigaye. ChatGPT ishobora gutanga ibitekerezo by'imishinga. Ni igihe imishinga ishoboka ku muntu ufite 50,000, cyangwa tegura business plan ya kabiri nshya. Ushobora kuyikoresha nk'aho wagiranye inama n'umujyanama w'umwuga. Nk'uko wabibonye, ChatGPT ni nk'inshuti yawe ifite ubwenge bwinshi, ishobora kugufasha gukora neza, gutekereza cyane no kunguka byinshi mu buzima bwa buri munsi. Niba wifuza gukomeza kumenya uko AI yagufasha mu buzima bwa buri munsi, kanda subscribe, usige comment, unakurikire izindi video zacu nyinshi kuri no channel Emmy Tech TV Show. Tukabonana mu yindi video.